Twongeye kugaruka mu isomo ryiza hamwe na Teacher Musoni Rwanda. Nkunze guhura n'abanyeshuri benshi usaba gufungura buto bakakubwira ko atazana bayifungurira. Bambwira ngo ufungura ka pompe ka essence kabwira ko atazana kari. Bamusaba kuborokora imodoka umuhaye nka kona cy'ubwenge borokora imodoka ugiyemo babwira ko atari bwabishobora. Hari ukuntu umunyeshuri aba yicaye mu modoka ariko iborotse kagapoze kamanuye gukingura bikamunanira. Hari ukuntu ushaka kubwira umunyeshuri ati nzamurira kapo wenda ducekinga amazi cyangwa amavuta bikamunanira, kandi ibyo bintu ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu nabateguriye iri somo kugira ngo ibintu byose tubyigire hamwe. Kurikira isomo ryose kuri Teacher Musoni Rwanda, turebere hamwe ibi byose tumaze kubona haruguru. Iyo imodoka iborotse kano gaponye kaba kamanuye, iyo uyiborokoye kahita kazamuka. Kano kaboroka kamanuye, iyo iborokoye kaba kazamuye. Ikingura imodoka igahita ikingura. Iyo umaze kugera mu modoka ushobora kubura ahantu umanura ikirahure. Hari iyo kiri manuel ukaraga kano kikamanuka, ubona ko kiri kumanuka. Iyo kiri automatique ahangaha haba hari uduponye umanura cyangwa ukazamura, ubona ko tutariho. Iki ngiki kiri manuel, iyo ushaka kumanura ikirahure urakaraga ukakimanura mu gihe umaze kugera mu modoka. Tumaze kureba uburyo ushaka kuborokora imodoka wayigeramo ukamanura n'ikirahure kiri manuel. Ubwo umva ngo iyo ukaraze kiri kuzamuka, iyo ukaraze ugarura gutya kiba kiri kumanuka. Ikirahure kirakinze. Iyo ukaraza gutya uri kukimanura, ikirahure kiri manuel kiri kumanuka. Iyo ugaruye gutya uri kuzamura ikirahure bisanzwe. Iyo kiri automatique ahangaha niho hagomba kuba hari buto wegura cyangwa ukamanuka kugira ngo ikintu gake. Iki ntabwo kiri automatique kiri manuel, niyo mpamvu ukaraga iyo wicaye mu modoka borotse ntabwo wayikingura nta nubwo dore yakingura mu gihe yabiborotse. Ariko iyo kano ubonye ukazamuye ukakaborokora nibwo ushobora gukoramo hano ugakingura. Urabona ko ushaka gusohoka ntabwo wabona aho unyura, ukazamura ukaborokora. Ujyana akaringaniye n'iyi robo zamura ntabwo uzamura n'iyi robo ukigezamo zamura igishingukana. Aka ngaka wegura kugira ngo ukore iyo yari irimo hano. Iyo uzamuye mu gihe hari ikintu ugiye gukora mu modoka agasubiza kagomba kuba kari kazamo hano ntabwo agashyira cyangwa mu gacomekamo ahangaha naho kabugenewe, ukamanura kapo ukayiterekaho. Ubona ko kapo iba itarangiza gufungwa, ubona ko iba itarageraho neza, ukayitsindagira. Rero ngo ubu nibwo buryo ushobora gukoreshamo ufungura kapo. Mu gihe ukeneye gufungura kapo, aka niko konyine gafungura kapo, ugakoramo gutyo ukagera ubona ko hariho imodoka na kapo izamuye. Aka niko karanga ko ufungura kapo gutyo ugize ibikingutse. Iyo tugiye gufungura kapo umanuka uringanije n'iki kirangantego ukazamuramo akaboko, aka gapuanye ukora aka ngaka. Aka niko uzamura imodoka igahita ikinguka. Ubona aka ngaka niko uzamura puwanye irimo ahangaha niyo iyi ngiyi. Ubona ko iyo kano kantu kamanutse ugakingura hano kahita kajyamo, wafunga gahita gafatamo. Nuvuga ngo iyo wakazamuye gutya nibwo ukingura kapo. Umeze gutya urakamanura, umanura kapo, ukamanura kapo gutya.
ukuntu ushobora gukenera gufungura boot cyangwa kunywa esanse. Urabona ko iyi modoka kano kantu gafunguye n'ubundi kagaragaza kari boot, aka ngaka kagaragaza kari kujya kunywa esanse. Iyo dukeneye gufungura boot mu gihe ushaka kuba ugiye guhaha, ntabwo wagenda ngo uzamure inyuma gusa hazamuke, kereka ufite konati y'imodoka ariya uzamura kano kuma kakazamuka, urumva ko boot ihita ivuga. Iyo ukazamuye uhita ugenda inyuma ugakingura boot. Ariko mu gihe butu ifunze ibimeze gutya, wayifungura ikahita imera gutya. Noneho bashyiramo esanse. Iyo bamaze kugushyiramo esanse, hari igihe bashaka kugufungiraho wibagiwe n'umufuniko, ubwo esanse yagenda itumuka ikaba yashiramo, urongera ugasubizamo n'umufuniko ugasubiza. Urabona ko ugize buke katafunga, ntabwo ari ngombwa wongera gufunga, abagufungira iyo maze gukaraga umufuniko aba ari we.